hanyuma rero bihera nanone kandi no ku mwami wacu nawe yaravuze ati nimba bisi bataranyemeye namwe ntibazabemera. Intambara narwanye muri ibyo bihe, nanga gusohoka mu idini ya Islamu, nanga kuva muri iyo myizerere narindimo, ni intambara ikomeye cyane ngira ngo mbese ntapfa no gushobora kuvuga muri uyu mwanya ngo nshobore kuyirangiza. Ntabwo twebweho tumeze nk'abantu benshi bagenda barisha ijambo ry'Imana, ahubwo ku bwayo n'imbere yayo turivugana ubutaryarya muri Kristo Yesu. Ndibuka ko mu muhamagaro wanjye igihe umwami Yashuwa yampamagaraga yarambwiye ati rero uzahura n'abantu benshi bazi kumvuga neza. Urumva? Narayibabwiye. Twarabasabye ngo reka tuzahure ariko duhurire ku matanozi atandukanye. Ntimuzatekereze ko tuzakorera kuri imwe iyanyu, oya, kugira ngo mutazagenda mugafata ibiganiro muvanamo. Uyu munsi ndamutse arinda yanzanye mu bukristo, nakagombye kuba ndi mu madini akomeye. Sindi umupantekoste uyu munsi wa none, sibyo? Ni ryawe urimo, sindibamo, sindi umudivandiste. Abantu ngo batoboje amatwi, abantu bagiye bogoshya ingohe, abantu bagiye bafata imisatsi bakayongera, abandi bakihindura imisatsi bakayigira amabara y'icyatsi, ubururu, umukara, umutuku. Narahishuriwe ndabwirwa ngo bene abo bantu bagiye bakosora Imana. Urumva? Bakosora Imana. Imana yarabaremye, banga kunyurwa nuko Imana yagize gute yabaremye. Hanyuma barangije barayikosora. Kandi gukosora Imana ni kosa rikomeye cyane. Undi akaza afite iminwa yahinduye, yakoze ukuntu yarayikoze. Undi agasanga afite inzara ndende, za nzara zagenewe ibisiga bya saka bakabihiga, nawe uragenda ukajya kuzishira ku biganza ku ntoke zawe. Urumva kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo bintu byose byo gukosora Imana. Noneho ni wumva ubu butumwa buhuje n'imyemerere y'iwanyu, ndabyishimiye. Siko bimeze. Noneho uwo bihuje nuko nanone asanze ameze akaba adashaka kubivamo, arahita avuga ko navangiwe. Siko bimeze se? Arahita avuga ko nge navangiwe. Noneho uyu nguyu nibahura bombi bazahangana. Umwe avuga ati ariko biriya bintu ya muntu yahishuriwe ni ukuri, undi avuga ati reka ni ukuvangirwa. Kubera iki? Uyu nguyu uri kuvuga ngo naravangiwe azaza ambwire ngo agakiza kaba mu mutima, ntabwo kaba inyuma ku mubiri. Ariko ngewe nanjye nkamusubiza nti Yashuwa yarambwiye ngo agakiza kari ku mutima ndikagaragare ku mubiri, ko ntabwo ari agakiza. Kuko agakiza kawe karagomba kugaragara mu mutima, nibyo kabe mu mutima, ariko n'inyuma ku mubiri bakabone. Rero nimba isabato narayihishuriwe kayibona, kaza kumenya neza ko abantu dusenga, turasenga ni byiza, turagenza gute, ariko hari ibyo twagiye ukuri kose Imana ishaka ko abantu bamenya. Ntabwo dushwe abantu benshi ntabwo bashaka kukwakira, ariko Bibiliya iratubwira ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzagira gute uzaba batura. Ariko hari impamvu intera kuruka platform Umucyo w'isabato. Nongeye kugusubiza mu izina rya Yesu, Intego tuhana umugisha. Umunezero utangaje ngize kuba twongeye kwibona muri uyu mwanya mwiza kugira ngo dusangire iby'Imana, izina ry'Iteka rihabwe icyubahiro. Abantu benshi baratwandikiye badusaba kuzongera kuganiriza umuvandimwe Abdallah Imana yagiriye neza waduhaye ubuhamya mu gihe cyashize. Ni amahirwe atangaje rero ngize kongera guhura nawe, tukaba tugiye kongera gukorana ikiganiro kiza kwibanda cyane ku gusubiza ibibazo byabajijwe. Ariko mbere ya byose ndifuza yuko ahari utureba none hashobora kuba ari ubwa mbere atubonye, ndagira ngo nsabe umuvandimwe abanze yibwire abaduteze amatwi, namara kwivuga adusengere, hanyuma dukomeze ikiganiro. Murakoze cyane. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yashuwa Mesaya. Amahoro y'Imana ishobora byose nakomeze kubana namwe. Nkuko rero umuvandimwe yaramaze kubivuga, nitwa Bizimungu Joseph, uzwi ku izina rya Sheikh Bizimungu Yusufu Abdallah. Rero
ngira ngo amazina nayo, reka dukore ikiganiro tubanje gusenga twirageze umuremyi w'ijuru n'isi. Data, mu izina ry'umwami wacu Yeshua, turagushimye kuko ari wowe wera wenyine, kandi turagushimye n'ukuri koko uri umuziranenge kandi gahunda yawe ni nziza. Ibihe byose ubu dufitiye gahunda nziza. Tugushimiye ko wemeye ko twicara imbere y'izi kamera kubw'ineza n'imbabazi byawe. Tugushimiye uyu muyoboro mwiza waduhaye umucyo w'isabato kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa n'ukuri batigeze bamenya. Izina ryawe nirishimwe kandi rishirwe hejuru. Turagushimiye kandi kuko agakiza waduhaye ku buntu budashingiye ku mategeko. Waduhaye agakiza ku buntu budashingiye ku mirimo yacu bwite twakoze, ahubwo bushingiye ku kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Warakoze rero kuko wabitwemereye ukaduha ku gakiza, ukatubwira yuko umuntu wese uzizera izina rya Yeshua azahabwa ubugingo buhoraho. Nta rindi zina waduhaye munsi y'ijuru ryo gukirizwamo uretse izina rya Yeshua. Turagushimye rero kubw'uwo mwami, turagushimye kubw'ubwo buntu, turagushimye ko ibyaha byacu byatwikiriwe ukaduhindura intungane muri Kristo Yesu umwami wacu. Shirwa hejuru rero kubw'uyu mwanya, tukuragije iyi gahunda kugira ngo ubanemo natwe, utuyobore kuva dutangiye kugeza dushoje ibiganiro. Abaduteze amatwi muri uyu mwanya nabo ubafashe, kandi twese hamwe udushigikize mwuka muziranenge kugira ngo dushobore gusobanukirwa no kumenya, kuko ahatari umwuka haba ubuyobe bukomeye cyane. Ahatari umwuka w'Imana kandi ntabwo haba gusobanukirwa, abantu bakoresha ubwenge bwabo. Uyu mwanya turashaka ngo ubwenge bwacu nubwo bwakora, ariko cyane hakore mwuka muziranenge wowe waduhaye kugira ngo dushobore kudusobanurira ibyo tutari dushoboye gusobanurirwa. Urakoze rero kubana natwe mu izina ry'umwami wacu Yeshua. Amen. Murakoze. Abantu benshi baranyandikiye, haba kuri WhatsApp n'abo twagiye tuvugana mu buryo bw'umwihariko, bashima Imana ku bwawe. Abantu bashima ikiganiro, uburyo Imana yagutoranije n'uburyo yakwihishuriye igagusobanurira ukuri gutangaje cyane, benshi batazi, kandi ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ndetse bamwe basobanukiwe n'ukuri kw'iki gihe baratangaye kuko bihuye neza n'uko ijambo ry'Imana ryavuze, cyane cyane nk'abizera umwuka w'ubuhanuzi, inyandiko za White, baratangaye ko bya bindi twumvaga byahishuriwe we, Imana yarabiguhishuriye. Ni urukundo rutangaje rero. Bashimira Imana yuko ifite uburyo isanga umuntu uwo ari we wese, kandi ikamubwira ukuri kwayo binyuze mu nzira ibasha kuvugana nawe. Ikindi kandi hari umuvandimwe dufatanije ino gahunda, Eliyezeri, yambwiye ngo gusuhuze. Namubwiye ko ndi buze kugusura kandi turi buze kuganira, gusubiza ibibazo abavandimwe bagize. Yampaye intashyo rero ngo nkuzanire, uzakire. Uzakiriye mu izina rya Yesu. Ibindi bitekerezo waragiye ubibona, abagiye bandika muri commentaire bya biganiro twagiranye. Bamwe barashima Imana nkuko nabivuze, bashima ngo Imana yaragutoranije dukomeze umurimo, n'amagambo meza yo kudukomeza. Nabo turabashimye. Iyo mugize icyo muvuga bidutera ingabo mu bitugu, kandi twumva yuko turi kumwe na bene data babasha gusangira natwe ineza Imana yatugiriye no kwishimira urwo rukundo rwayo. Ariko kandi hari abandi bagize ibibazo, nababonyemo nk'imigabane nk'ibiri y'ingenzi. Abambere n'abafite ibibazo bigendanye n'ishyaka ry'idini, bavuga bati uriya muntu ni umuyobe. Ahari turaza gucishamo amaso kuko nicyo cyatuzinduye. Hari uwavuze ati uyu mugabo ni umubeshyi, mumwirinde rwose. Ariko ntabwo yigeze atanga ubusobanuro bw'uburyo wabeshye, kandi ngira ngo turabizi neza yuko igipimo cyo kumenya ikinyoma n'ukuri ni ijambo ry'Imana. Ubwo gisiba gisigaye no kugira ngo umuntu arambure ibyanditswe byera, yimenyere niba koko ibintu ari ibinyoma cyangwa se ari ukuri gukomotse ku Mana. Undi aravuga ati uyu nguyu uraza kugira icyo bivugaho. Aravuga ati wakagabo, urumva ukuntu winyuzemo, uzakinisha ibindi, iyo nda nini yawe wikinira kuri Isilamu.
nibwira ko hari uyu nguyu ari umuyisilamu n'uwo wabajije cya mbere nawe ni umusilamu arakureba akabona ngo bamwirinde ni inda nini ntabwo mbizi sinzi icyo bivugaho kuri ino ngingo y'abantu b'Imana bari muri Isilamu ariko bagihanganye no kurwanya ishyaka ry'idini muri ubwo buryo. murakoze cyane ngira ngo ibintu byose wa mugani umugaragu w'Imana Pawulo niwe wavuze ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza si byose ni ukuvuga ngo iyo habonetse abanenga hakaboneka n'abashima bitanga umurongo umuntu uri gukora igikorwa runaka ashobora kugenderaho kugira ngo ibintu bigende neza ko intego twe niyo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ubwo rero no kuvuga ngo ntabwo ibintu byose ntidushobora kubikora kugira ngo abantu bose bishime, ntabwo bishobora gukunda kubera ko intego y'ubutumwa bwiza niyo guhindura abizera, abantu bakaba bizera. Kandi Yesu yaravuze ngo nitugende mu mahanga yose. Noneho kujya mu mahanga yose ni uguhindura abantu bose kuba abigishwa ba Yashuwa umwami wacu. Ariko noneho hirya haravuga ngo abizera mu babatize. Ariko noneho abatizera bo bazacirwaho iki iteka. Ni ukuvuga rero ngo ubutumwa bwiza hari abagomba kubwumva, usibye n'ubutumwa bwiza ariko ni ibintu n'imitekerereze n'imyumvire y'umuntu, umuntu utanze ikiganiro, ukoze ikiganiro cyangwa ubuyobozi bwite bwa leta, abantu bayobora na ugasanga umuntu arayobora ntibamwumva kimwe, ni president ntibamwumva kimwe, ni mayor ntibamwumva kimwe, ni governor ntibamwumva, ni pastor w'itorero no mu itorero ayoboye ntabwo baba bamwumva kimwe. Hanyuma rero biherana none kandi no ku mwami wacu nawe yaravuze ati nimba bisi bataranyemeye namwe ntibazabemera. Birumvikana rero ko ibingibi umucyo n'umwijima bihora bihanganye. Niba rero umucyo uhanganye n'umwijima byanze bikunza aho umucyo unyuze umwijima uzawusebye. Hanyuma umucyo wo ntugenda ugamije gusebanya, ahubwo umucyo icyo ubereyeho ni ukugira ngo utangaze ububi bw'umwijima igihe umucyo uri muramurika umwijima ugahunga. Hanyuma rero no kuvuga ngo uyu mwanya twe duhagaze ahangaha wenda sindi buvuge ngiye ku bantu baba beshe bo kuvuga ngo twarabeshe cyane kuko numva nta byaba ari byo gutakaza igihe gusa ariko ari uwavuze ngo twarabeshe yageze neza yarakoze, ari n'uwavuze ngo ni byiza dukomerezaho nawe yarakoze, bose bari bakenewe muri iki kiganiro twakoze. Amen. Ngira ngo wenda reka dusome ahantu ikiganiro cyose ngiye nifuza ko turi bukore ariko tugaruka cyane kuri aya magambo umwami wacu Yashuwa yavuze muri Matayo igice cya 5 umurongo waho wa 17. Niho ngiye guhera ndasoma muri Bibiliya, hanyuma ibirakurikira uragenda urasoma muri iyo yawe yitwa Bibiliya yera. Iyo ni birantagatifu. Yego, ngiye ndasoma Bibiliya ntagatifu. Aravuga ngo ntimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Sinaje gukuraho ahubwo nge naje kunonosora. Koko rero ndababwira ukuri kugeraho ijuru n'isi bizashirira, nta kanyuguti nta nakadomo kazava mu mategeko ibyo byose bitarangiye. Uri murumva? Nuko rero uzarenga kuri rimwe muri ayo mategeko yoroheje kandi akigisha n'abandi kugenza batyo azitwa igiseswa mu ngoma y'ijuru, naho uzajya ayakurikiza akayatoza abandi azitwa umuntu ukomeye mu ngoma y'ijuru. Reka kandi mbabwire, niba ubutungane bwanyu budasumba ubw'abigisha amategeko n'abafarizayi ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Ushaka wasoma Bibiliya yera kugira ngo bumve wenda itandukaniro hari. Ni kimwe nta tandukaniro rinini rihari, ni ikinyarwanda gusa kiba kigeze ariko nta tandukaniro rinini rihari. Aravuga ngo mwitekeza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Kandi ababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kujya aho byose bizarangirira. Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi
akigisha abandi kugira batyo mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose, ariko uzayakora akayigisha abandi mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Kandi ababwira yuko gukiranuka kwanyu nikutaruta ukw'abagitsina kw'abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ibibazo ntabwo ahari twakwirwa tubijyamo byose by'abantu bagufashe nk'umubeshyi, nta nubwo bazabura. Niki twabwira abantu bibwira yuko ibi ngubi ari ukubironkamo amafaranga, mu gihe ahubwo twebwe turi abahamya yuko byadukenesheje bitewe nuko hari ibyo abantu bigomwe kugira ngo bakurikire Yesu. Wenda ahangaha tugihari hari ijambo nkunda Yesu yigeze kubwira abigishwa be, arababwira ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayi n'umusemburo wa Herode. Muri bo kubyumva rero impamvu bamwe abenshi bashobora gutanga imyumvire yabo hariya barangiza bakajyamo bakerekana ko runaka ari umubeshi, bakavuga ko runaka ari umunyanda nini, si ikindi kibitera ni ishyaka ry'idini. Ishyaka ry'idini ye arwanira, ndetse ubwo nubwo ngo we arifitemwo wa musemburo. Kubera ko jyewe ubwanjye ntekereza yuko mu mikorere no kuva umunsi nahamagaweho ntabwo narahamagawe birangora, sibyo ntinda kwinjira mu muhamagaro kubera ko hari ikintu natinyaga. Iyo nza kuba ntaragitinyaga nkaba nari mfite abagiye kunsova bakazampa amafaranga, mba narabivuyemo kare, sibyo. Ariko imyaka namaze mpanganye n'ibi bintu kuva mu 2010 na umwaka wa 2011, urumva kugenda ukageza mu mwaka wa 2000 ejo bundi na 19 cyangwa se na za 20 hari haciyemo imyaka myinshi. Icyo gihe rero iyo mbarinda nini mfite nari kuba mfite abantu bitegura kumpa ya mafaranga kugira ngo yanda nini yanjye nshobore kuyuzuza. Ntabwo rero ariko byari bimeze, kubera ko intambara narwanye muri ibyo bihe, nanga gusohoka mu idini ya Islamu, nanga kuva muri iyo myizerere narindimo. Ni intambara ikomeye cyane, ngira ngo mbese ntapfa no gushobora kuvuga muri uyu mwanya ngo nshobore kuyirangiza. Rero ngewe ntabwo ndi umunyanda nini, kubera ko ijambo umugaragu w'Imana witwa Paulo yigeze kwandikira abantu, arababwira ngo twebweho ntabwo tumeze nka benshi bagenda barisha ijambo ry'Imana. Urumva, ntabwo twebweho tumeze nk'abantu benshi bagenda barisha ijambo ry'Imana, ahubwo ku bwayo n'imbere yayo turivugana ubutaryarya muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Aha ni mu gitabo cy'Abakorinto ba 2 igice ni icya 2 umurongo wa 11. Uhashaka umuntu yajya kwasoma, uwashaka azasome muri Bibiliya afite. Rero ngewe ntabwo ndi muri bari abantu bagenda barisha ijambo ry'Imana. Iyo nza kuba nduwarisha ijambo ry'Imana, ndatekereza ko ngewe uyu munsi nanjye mba mfite ahantu maze kugera, kubera ko maze guhamagarwa nahuye n'abantu benshi, abayobozi b'amadini atandukanye basabye yuko twajya gukorana. Bakavuga bati ubutumwa utwaye ntabwo ukwiriye kubwicarana, ntabwo ugomba kububwiriza abantu utari mu bantu benshi. Barambwira bati kugira ngo ubutumwa bwiza ufite buzashobore kukubeshyaho, buzashobore kugutunga, ugomba kuza mu idini yacu ukabwiriza ubutumwa, ukagenda, uzagera ahantu hakomeye, uzagera mu mahanga, kubera ko abantu benshi bo mu mahanga bazagukenera banyuze kuri rya dini ryacu, kubera ko tuzaba twakumenyekanishije. Ariko ndibuka ko mu muhamagaro wanjye igihe umwami Yashuwa yampamagaraga, yarambwiye ati rero uzahura n'abantu benshi bazi kumvuga neza. Urumva, narabibabwiye, bazi kumvuga neza, bazi kuntaka, bazi kunyamamaza, ariko benshi ntibanyamamaza kubera ko bashaka ko abantu benshi bankurikira, ahubwo abo bose banshobora benshi muri bo babikora bagamije indonke, sibyo. Baramamaza izina ry'umwami ariko bafite indonke, barashaka kuba bakire, barashaka kuba abanyacyubahiro gihambaye, barashaka kumenyekana. Ngewe rero yarambwiye ngo uzirinde, uzahagarare mu byo nguhaye, ugendere muri byo, ibindi bigenda bikurikirana ngo nzajya ngenda nanjye menya ngo arashaka ko nakora iki. Uyu munsi wa none ashobora kuvuga ngo ngewe ndinda nini. Uyu wavuze ibyo byo kuvuga ngo banyitondere ndi umubeshi, ndamuzi n'umuyisilamu yitwa Khalidi. Bariya rero ni abantu bagenda bakoreshwa n'abayobozi bo mu idini ya Islamu kugira ngo bashobore
kuduharasinga batukora ibintu bitari byiza ku buryo bwo kuza agasebanya ashobora kwicara akavuga ati ati mwumva aho ngaho ukuntu yasomye, ati mwumva hano ukuntu yavuze, bagutegera mu kantu gatoya wateshwa ijambo rimwe bati ntimwumva. Urumva nishimwe cyane kuko aba bose nta murongo bigeze bavuga bati ibyo kubibeshya, nta hamwe banagiye banagerageza ngo bavuge bati yabeshye kuri ibi n'ibi. Ndabyibuka ko no kuri Zaburi nshya bamwe barahageze batumira kuri ntuza kugira ngo tuzahure tuganire, ariko ndatekereza ko iyo twarabasabye ngo reka tuzahure ariko duhurire ku matanozi atandukanye. Ntimuzatekereze ko tuzakorera kuri imwe iyanyu, oya, kugira ngo mutazagenda mugafata ibiganiro muvanamo. Ubwo nubwo ngo bagombaga kwicara tukazana Zaburi nshya, tukazana andi macanozi n'iyabo ya Dawa TV bafite abayisilamu, hanyuma zikajya hariya basiga tukaganira ibiganiro Qur'ani na Bibiliya, Qur'ani na Bibiliya, Qur'ani na Bibiliya. Icyo kintu cyarabananiye. Hanyuma nukuvuga ngo wenda ahangaha nari maze gusubiza yuko mu by'ukuri ngewe ntabwo ndi umunyanda nini. Uyu munsi ndamutse arinda yanzanye mu Bukristo nakagombye kuba ndi mu madini akomeye. Sindi umupantekoste uyu munsi wa none, sibyo? Ni ryawe urimo sindibamo, sindi umudivandiste. Ngewe ntabwo ndi umudivandiste, wenda babyumve banabyumvira ahangaha, ntabwo ndi umudivandiste. Wabandi bavuga ngo wenda hariho uwo nabonye yanditse aravuga ngo mu by'ukuri ngo ibiganiro byawe byari byiza. Yaravuze ati ngewe ndi umurundi kweri. Urumva ati ibiganiro byose watanze byari byiza, atari ko aho ngaho ho Satani arimo aragutwara, arimo arakujyana. Urimo urabyumva? Rero nta kindi kibitera uretse kuba umufana w'idini. Urashaka kumva ibintu by'ukuri bihuje nuko wowe ubwawe ubishaka. Nibaza n'ikinyuranye n'icyo ushaka uzakirwanya uvuga ko icyo kintu atari ukuri. Rero uyu muntu wavuze ati ibya mbere byose ni byiza ariko icyo ngicyo uzanye niki, reka mubwire nongere musubiriremo, mubwire nti ibiriya bintu byose yavuze nanyuzemo, yumvise amabwiriza cyangwa isi yerekwa nagize, rirahishurirwa ryose yabonye, byose byabereye igihe kimwe. No guhishurirwa ibyerekeranye n'isabato byabereye igihe kimwe, byose byagiye bibera rimwe. Nukuvuga ngo nimba uyu munsi nshobora kubwira abantu bakumva ngo ngo abantu ngo batoboje amatwi, abantu bagiye bogoshya ingohe, abantu bagiye bafata imisatsi bakayongera, abandi bakihindura imisatsi bakayigira amabara y'icyatsi, ubururu, umukara, umutuku. Narahishuriwe ndabwirwa ngo bene abo bantu bagiye bakosora Imana. Urumva? Bakosora Imana yarabaremye, banga kunyurwa nuko Imana yagize gute yabaremye. Hanyuma barangije barayikosora, kandi gukosora Imana ni kosa rikomeye cyane. Umuhanuzi Yesaya yarabajije arabaza ngo mbese ninde muntu washobora guhangana n'umubumbyi? Ni kiye kibumbano cyabahangana n'uwakibumbye kikamubaza ngo kuki wandemye utya? Na Paulo asubiramo ayo magambo y'umuhanuzi Yesaya mu gitabo cy'Abakorinto, asubiramo ayo magambo. Nubwo ngo umubumbyi ashobora gufata ibumba ibumba rimwe, icyo bise umugoma, yarangiza akabumbamo igikoresho ashaka. Ngo bimwe abumbamo ibikoresho by'urukozasoni, ubundi akabumbamo ibikoresho ashyira ahantu heza. Urabizi imitako iba iri mu masaro, muri saro hari imitako igenewe kujya mu cyumba abantu baryamamo, hari imitako igenewe kuba ku miryango y'amazu, iba mu majaride, ahantu hatandukanye, si byose? Uwo muntu wese umutako wose yakoze uramunezeza bitewe naho yagiye awushyira. Imana inezezwa no kutubona mu mabara atandukanye bitewe n'uburyo yaturemyemo. Nimba yararemye umwirabura, ikarema umuzungu, ikarema bariya babajone, sibyo? Ni ukuvuga ngo abo ngabo bafite ukuntu Imana ibareba ikanezera, kabona numitako yayo. Yes, sibyo? Nanjye nimbona muri Afrika ikabona ni sura yanjye mfite iyi ngiyi yitwa ngo ni sura yirabura, nabwo Imana iranezerwa. Iyo rero mpinduye isura yanjye nkajya kuyihinduza nkayigira jaune cyangwa nkayigira umutuku, umuzungu, uyu nguyu umwera, icyo gihe ni ukuvuga ngo ndimo ndakosora Imana. Imana yaguhaye imisatsi igendanye n'igihugu na Afrika, umugabane wawe ubamo, wowe urashaka gusa n'umugabane wa Aziya. Icyo gihe nubwo ngo urimo urakosora Imana. Abandi barafata imisatsi yabo bakayihindura amabara. Hari inyoni, hari ziba mu kirere, harimo ibisiga by'amoko atandukanye bigira amabara atandukanye. Ntabwo rero Imana yakuremye utyo ngo ikushirire ku musatsi ibara ry'ubururu, iry'icyatsi kibisi, iry'umukara, iry'umutuku n'ibiki, kuko nturi inyamaswa. Uri umuntu, ntabwo uri inyoni, sibyo? Undi akaza
ifite iminwa yahinduye yakoze ukuntu yarayikoze, undi agasanga afite inzara ndende, za nzara zagenewe ibisiga bya sakabaka bihiga, nawe uragenda ukajya kuzishyira ku biganza ku ntoke zawe. Urumva kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo bintu byose byo gukosora Imana. Noneho niwumva ubu butumwa buhuje n'imyemerere y'iwanyu, ukavuga uti ndabyishimiye, siko bimeze. Noneho uwo bihuje nuko nanone asanze ameze akaba adashaka kubivamo, arahita avuga ko navangiwe. Siko bimeze se, arahita avuga ko nge navangiwe. Noneho uyu nguyu nibahura bombi bazahangana. Umwe avuga ati ariko biriya bintu ya muntu yahishuriwe ni ukuri, undi avuga ati reka ni ukuvangirwa. Kubera iki? Uyu nguyu uri kuvuga ngo naravangiwe azaza ambwire ngo agakiza kaba mu mutima ntabwo kaba inyuma ku mubiri. Ariko ngewe nanjye nkamusubiza nti Yashuwa yarambwiye ngo agakiza kari ku mutima ndikagaragare ku mubiri, ko ntabwo ari agakiza. Kuko agakiza kawe karagomba kugaragara mu mutima, nibyo kabe mu mutima, ariko n'inyuma ku mubiri bakabone. Kuko niba agakiza katagaragaye inyuma ku mubiri, Umunyarwanda yaciye umugani ngo akari ku mutima niko gasesekara hehe inyuma, abantu bakakabona, sibyo? Rero icyatumye abigishwa ba Yashuwa batotezwa nuko agakiza kabo bagahamyaga, bakakagaragaza, bakakerekana, sibyo? Bituma benshi bicwa, abandi barafungwa, bagaburirwa inyamaswa zirabarya, intare zirabarya, zibamerera nabi. Ibyo byose nuko agakiza kaba kagaragara. Ntabwo agakiza, reka mbwiza abantu kuri uyu mwanya, nta gakiza ko mu cyaro, nta n'agakiza ko mu mujyi kabaho. Amen. Agakiza kose ni agakiza, ni kamwe. Rero nibigendana n'umucyo bigusanzemo ni sawa. Nimba uri mu mucyo w'abantu bashobora kuba bafite imisatsi y'ubururu, niba babaho simbizi, ubwo ni sawa. Ariko ngiye basanze mfite imisatsi y'umukara, ntabwo ari byiza ko njya gusa na wawe ufite imisatsi y'ubururu. Hanyuma ubwo nashakaga kugira ngo mpite nza kuri uyu muntu rero udashaka ko mvuga ko isabato nayihishuriwe. Hari wanditsemo ahita avuga ngo mpise nkuvumbura ngo ibyo bintu urimo uravuga ngo hari aho wabisomye. Sibyo? Ntabwo ngewe nabisomye, vraiment ndakubwiza ukuri ko amayerekwa nagize, ishurirwa nagize, ntabwo nayasomye ahandi. Narahishuriwe, ndabyandika, mbibika ahantu, kugeza kuri uyu munsi wa none ndacyari mu buryo bwo kubyandika neza kugira ngo mbishyire ahantu ku buryo abantu bose bazajya bagenda gute bashaka izo nyandiko bakanazibona. Rero ni ukuvuga ngo uyu munsi cyakora nshobora gusoma, kuko hari igihe ushobora kuza tukaganira ukambwira uti uzi ko bino bintu urimo uravuga Elina White yabivuze. Yego. Hakubwira wazandije igitabo cyawe nawe nkareba, birashoboka ko nakibona. Ninkibonye nkagisoma sawa, navuga ngo uyu munsi narasomye, soma ibi bihuje n'ibyo neretswe muri kiragiye cya kera, siko? Ariko igihe nahishurirwaga, reka manze matangarize, nari ndi umuyisilamu. Ntabwo ubu butumwa bubwerekeranye n'ubwo ngo nahishuriwe isabato, ntabwo nyihishuriwe naramaze gukizwa. Oya, ntabwo nyihishuriwe naramaze gukizwa. Nayihishuriwe ndi umuyisilamu, ndayimenyeshwa ndi umuyisilamu, atari uko muri Bibiliya ntari nsanzwe nyisomamo. Yari isanzwe yanditsemo Bibiliya narayisomaga. Muri Korani ayo magambo yerekeranye n'isabato n'uburyo Imana yahaye Abayisirayeli isabato bakayigomera, Imana bakayisuzugura, ayo magambo y'isabato nayasomaga muri Korani, yari asanzwemo mu bivandimwe. Ntabwo byo ari bishya rwose, igishya gusa nuko nahishuriwe kamenya agaciro ka yasabato, kumenya ko yasabato yabuzwe hari ari ukuri, kandi ko abantu ba none bakagombye nabo kuba bayemera. Ahari tutarakomeza twibaza ku ngingo zerekeranye n'inyigisho, aba bantu bavuga bati uri umubeshyi, uri umunyanda nini, birashoboka ko hari umuntu wagendana muri ibyo bitekerezo by'umuntu runaka ufite n'umugambi runaka. Ariko nkunda amagambo Paulo yandikiye Abakorino, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorino igice cya 10 umurongo wa 15 hari amagambo nkunda kuyabwira abantu. Ndababwira namwe muri abanyabwenge, mutekereze ibyo mvuga niba ari iby'ukuri koko. Iteka ryose dukwiye kureba niba ibintu byavuzwe ari ukuri. Yego. Byabyo byose muri iki gihe ngira ngo wakurikiye amakuru, leta y'u Rwanda nayo ubwayo ihanganye n'abateka mutwe bitwaza Bibiliya kugira ngo basahura abantu babanyanda nini. N'uyu munsi mu kanya katambutse hari ikiganiro cyatambutse kuri Radio Rwanda, nicyo kiganiro bari barimo mu kanya saa 2. Ariko abantu bateze amatwi ijambo ry'Imana, abantu bakurikira Abdallah, abantu bakurikira umucyo w'isabato, babasha kugenzura kuko Imana yabahaye ubwenge. Nkuko Paulo yabwira Abakorino ati namwe muri abanyabwenge mutekereze murebe niba ibyo tuvuga ari ukuri. Babasha kugenzura bakamenya ese uyu muntu ari gushaka amafaranga
cyangwa ntabwo ari gushaka amafaranga. Si umuntu afite ukuri ko mu ijambo ry'Imana arabumbura Bibiliya akavuga ijambo ry'Imana, cyangwa ni imitwe ateka. Ibyo ngibyo ni ibintu abantu bakwiye gusuzuma bakabyimenyera bo ubwabo, bagashyira ku munzani bakareba ese bya bimenyetso biranga babandi nibyo n'ababandi bafite. Kubera yuko niba tubaye mu isi igizwe n'abatekamutwe bashakisha kurya abantu utwabo, ntabwo bivanyeho ko ukuri kw'Imana kutazavugwa, ahubwo igisigaye ni ukugira ngo se aba bari kuvuga ukuri kw'Imana na babandi batandukaniye he, kugira ngo dutore icyiza cy'ukuri tujugunye ikibi Imana yanga. Ndumva aricyo nabwira abantu. Kandi nanone ndabwira bene data bagifite ikibazo, mbashishikariza kugira umwuka wa Kristo. Giye bamwe nta nubwo bemera Kristo, ariko nubwo ntabaye mu idini ya Islam, ariko sinibwira yuko idini ya Islam yigisha gutukana. Umuntu uza kuri platform aje gutukana akavuga amagambo atari meza, oya yasubiremo umuntu akandika akavuga ngo umuntu ni imbesire. Kandi wowe urimo uramamaza ubutumwa, uvuga ko uri kuvuga ubutumwa inkuru nziza. Uriya nawe uri gutuka nawe uravuga ko yarari wende yabeshye, nibyo reka tunabyemere kubera ko bidahuje n'imyemerere yawe, sibyo? Ntabwo ahuje nawe uko wemera. Ariko si byiza ko ujya hariya ngo umutwe ngo ni imbesire, ngo ni pumbafu, ni ikigoryi kitereye aho ngaho. Mu by'ukuri ngewe narahise mwandikira ndamubwira ngo okay, Imana ishimwe ko uhise ugaragaza uwo uri we. Urumva rero bene nk'abo ngabo batukana, basebanya, bagira gute, abo ngabo nge ntabwo nirirwa mbatakazaho umwanya rwose. Yesu abafitiye imbabazi zizanahoraho kugeza kugiye runaka. Urwa mbere rwako ni igice cya 6 umurongo wa 11 haravuga ngo kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwasindishijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Natwe twari abanyabyaha, natwe ibyo bintu ntabwo twabyumvaga nk'uko namwe mutabyumva ubu. Nubwo tumuhata kubyumva, ahubwo mwuka muziranenge ni ugenda akabasobanurira. Rega njye hari ikintu nshima, Umwami wacu yaravuze ngo uwo mwuka w'ukuri naza azatsinda, sibyo? Niba umwuka w'ukuri atarakugeraho rero ntabwo ushobora gusobanukirwa, ariko umwuka w'ukuri namara kwinjira muri wowe akakugeraho, azaguha gusobanukirwa, anaguhishurire bya bindi utari warigeze umenya usobanukirwe mu by'ukuri. Urebye wenda dufatiye urugero ku idini nari ndimo, mu by'ukuri nari guhishurirwa isabato ngo nzayigishe, nari kuzayigisha he? Rero nimba isabato narayihishuriwe kayibona, kaza kumenya neza ko abantu dusenga, turasenga ni byiza, turagenza gute, ariko hari ibyo twagiye ukuri kose Imana ishaka ko abantu bamenya. Ntabwo we abantu benshi ntabwo bashaka kukwakira, ariko Bibiliya iratubwira ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri nibwo kuzagira gute, kuzaba batura. Rero niba dushaka kumenya ukuri, Yesu yarivugiye ubwe ngo nuko rero, ni Yohana wabyanditse hari, Yesu yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ndetse Bibiliya Yohana nawe aravuga ngo kandi uvuga ko amuzi ariko ntiyitondera amategeko ye, uwo ni iki? Uwo ni umubeshyi. Rero ndashaka kugira ngo tuganirize aba bantu ahangaha tukiri kuri iki kibazo. Umuntu ashobora kwicara akavuga ati mu by'ukuri isabato twebwe twarabatuwe. Hari uwahise anyandikira n'amaza ngo none se ngo ugongura ikivume ngo kubera yuko ngo niho najya ngo tugere. Urumva umuntu yaravuze ati niko se mugabo nturamenya kuri ikivume kubera kugendera ku mategeko. Uyu nawe wanditse ibi ngibi ari muri cya gice cy'abantu bitwa abera. Urumva duhanganye n'abantu tuziranye nabo, tuziranye nabo, nuvuga ngo ari mu gice cy'abantu bitwa abera. Abo bitwa abera bavuga ko batsindishirijwe n'ubuntu, bafite uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka byose, ngo Yesu yarabirangije. Urimo uranyumva? Ngo Yesu yabirangirije ku musaraba. Ariko umugaragu w'Imana Pawulo yigeze kwandika amagambo akomeye, arayandika nubwo abantu benshi babona ko hari uburyo abantu basoma inzandiko za Pawulo barangiza wenda bakazitwara uko bumva bishakiye, kuko nabonye abantu benshi badashaka gusobanukirwa ngo bamenye. Ariko mu by'ukuri ntabwo byari bikwiriye ko twicara ngo niturangiza ngo tugende twikorera ibyo twishakiye, kubera ko twasomye amagambo makeya tukayagendana, udashaka kureba hejuru kumanuka kugera hepfo byanditse bite. Pawulo yigeze kwandika aravuga ngo mbese dukomeze dukora ibyaha
kugira ngo ubuntu busage. Sibyo? Niko Pawulo yanditse. None se koko biradukwiriye ko dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage? Yesu yarangirije byose ku musaraba. Ubwo tugendane kuri aya magambo, kuko Yesu we niba umuntu avuze ngo yagiye ku musaraba, ibyaha byacamanikanwa nabyo ku giti, arangije arapfa, dupfana nawe, ngo dupfa ku byaha, ngo duhambanwa na Kristo, ngo igihe kigeze tuzuranwa nawe, tuzamuranwa nawe, twicarana nawe iburyo bw'Imana mu ijuru, ahantu ho mu ijuru. Urumva? Ni byiza ko twapfanye na Kristo. We yapfuye azize ibyaha byacu, twe dupfa ku byaha byacu. Sibyo? Dupfana na Kristo, duhambanwa nawe, tunazukana nawe. Ni byiza. Ariko Yesu agiye gupfira ku musaraba, yarapfuye kugira ngo namara gupfira ibyaha twakoze dukomeze tubigenderemo. Oya, Pawulo aravuga ngo ntibikabeho. Ntabwo bikwiriye ko wowe nimba umaze kwemera ko wagiriwe ubuntu n'Imana, ukaba wumva ko uzajya mu ijuru ngo utarikoreye. Nibyo koko, ntabwo ijuru turikorera, twariherewe ubuntu, ariko hari kondisiyo zo kuryinjiramo. Yesu yigeze kubwira abigishwa be n'abandi bafarisayo n'abaturage bari bamukikije, arababwira ngo uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza. Nibyo, uhereye mu gihe cya kera cya Yohana Umubatiza kugeza ku gihe cya Yohana Umubatiza, ubwami bwo mu ijuru buratwaranira. Kandi intwarane zigira gute? Intwarane zirabugira. Bibiliya ntagate biravuga ngo intwarane abibihanyazwa ibihanyazwa birahatanira kwinjira muri ubwo bwami. Niba ubwami bw'Imana buharanirwa, bikaba ari byiza ko uhatana kugira ngo ubwinjiremo. Reka nkubwize ukuri, ntabwo ushobora kubwinjiramo utahatanye. Reka nkwereke, ntabwo ijuru twariherewe ubuntu kugira ngo tuzagende twicare, dutengamare, dusambane, twibe, twice, dukora ibyaha bitandukanye ngo ijuru tuzarijyamo. Birasaba, njya nkunda kubwira abantu ngo tuvuge wenda yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze visa kugira ngo ushaka wese ajye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baguhaye visa, nta mafaranga, nta kiguzi na kimwe watanze, yewe n'itike y'indege wayishyuriwe. None ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe uzaza kuguterura mu rugo? Niwe se uzaguha imodoka ikugeza ku kibuga cy'indege? Ntabwo ibyo birimo. Mu nshingano zabo birimo. Ntabwo bari mu nshingano zo kugufurira imyambaro, kugutegurira urukweto uzambara, kugutegurira ivarisi, kugutegurira ibyo. Ni wowe ubyitegurira, bakazakubona ugeze ku kibuga cy'indege ku isaha yateganijwe kugira ngo wurire indege. Ukava mu rugo ukerekeza i Kanombe ku kibuga cy'indege, isaha ikagera wageze gute? Wahageze. Noneho igihe barimo barahamagara bati abantu bagiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, indege ibajyana, isaha irageze. Siko bimeze? Warangiza ukamanuka, bakakwereka aho uri bunyure, ukagenda werekeza mu ndege iri bukujyana. Rero ijuru twariherewe ubuntu, ariko ijuru twahawe, mu bari mu ijuru ntawe ufite inshingano yo kukubwira ngo aza gutegurire, ari ugufata kugira ngo udasamba, nagufate kugira ngo utiba, gufate kugira ngo utice. Ibyo biri mu nshingano zawe, kugira ngo wirinde gukora amabi, uharanire gukora ibyiza, uharanire kugira ngo ushobore kugera hahandi ugomba kugera. Hari ubushake bwawe. Imana ntabwo ihata. Oya, ntabwo izaba. Yarariguhaye. Bibiliya Yesu yaravuze ngo hahamagawe benshi ariko hitaba bake. Nubwo ngo niba hitabye bake rero kandi harahamagawe benshi, azagenda asaba aterure abazane ku ngufu ngo nimuze mugende. Bazasome Bibiliya. Ariko Bibiliya iratubwira ngo muranyihanganya kubera ko ndwaye ibicurane. Bibiliya iratubwira ngo yaciye umugani w'umwana w'umwami wari ugiye gukoresha ubukwe. Umwami atumira abantu, abwira abagaragu ngo nimugende mubwire abantu ko ibintu byose byateguwe. Ubwo bukwe bwari bufite ababuteguriwe. Baragenda barababwira bati ubukwe bwateguwe, ibintu bimeze neza, ibimasa byabazwe, inzoga zenzwe, ibintu byose nta kibazo. Bamwe bati tugiye mu byacu, undi ati ngiye mu rwuri rwanjye, undi ati ngiye muri biriya. Ubwo kandi uwavuga ko agiyeyo yari afite ubutumire, yari yaremerewe kujya muri ubwo bukwe. Siko bimeze? Noneho bohereje n'abo kubafata kugira ngo babinjize mu bukwe, ariko batangiye gutanga impamvu zabo. Igihe kigeze aravuga ngo ubwo basuzuguye nimugende mubahane, mubarimbure imigi yabo muyitwike.
nimurangiza mujye mu miharuro. Twe rero turi mu miharuro, turabwiririza ubutumwa mu miharuro, turabwira abantu hirya no hino, ahumye amaso, abaremaye, ababyize gute, abafite ubumuga bwo kutumva, abafite iki, abo ngabo nibo turimo turabwira kugira ngo basobanukirwe ko bagira ubuntu bwo kwinjira mu bwami bw'Imana. Ariko nabo bashyiramo ubushake bwo gutera intambwe baza, ntawe baterura ngo batereke mu modoka bajyane. Baramubwira kumva, yarangiza akaza asanga aho ubukwe bwagize gute bwabereye. Babandi rero bazize kudashaka kujyayo, kujya muri bwabo. Uyu munsi rero abantu barashaka kwiyorohereza. Nagira ubuntu, nzajya mu ijuru, ntacyo bitwaye, ijuru nzarikandagiramo. Ariko harimo kwibeshya. Rimwe Yasoma Matayo 11:12 n'iboneka. Hasome uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Intwarane zibugishamo imbaraga muvandi. Mu gihe cya Nowa, Bibiliya yera itubwira ngo Nowa n'umuryango we bashoboye kwinjira mu nkuge. Ariko hari ababwirwaga bari baturanye na Nowa, babanye muri kiriya gihe, bakabwirwa ko hazabaho umwuzure w'amazi, imvura izagwa, ariko ntibashobore kubyiyumvisa. Babonye Nowa ari gukora inkuge, harimo n'abamufashije yemwe kuyubaka, bakaza kurambirwa hanyuma. Rero ni ukuvuga ngo inkuge yarubatswe iruzura, bamwe batangira kwibwira ko nabo uko Nowa azinjira ariko bazinjira. Ibyo ariko Nowa igihe cy'imvura kigeze, yakomeje kugenda ahamagara abantu, azana inyamaswa zigenda zinjira mu abantu bareba, akajya guterura inzoka mu mashyamba abantu bareba, azana ibikeri abantu bareba, azana utunyamasyo abantu bareba, azana buri kamwe kose abantu bareba. Abantu bagombaga kwinjira mu nkuge bari barahamagariwe kuzayijyamo, ntabwo aribo bayigiyemo. Imyanya yabo iragenda yicarwamo n'inyamaswa. Bivuze ngo babuze ubwo bushake bwo kujya mu nkuge. Yes, ngo bagende bajya mu kandi, birabananira. Noneho igihe cy'imvura iguye nibwo abantu batangiye gusimbuka, bose baza biruka, bibwira ko bari bwinjire, basanga urugi rwamaze kugira gute gufu. Iyi Imana ibwira Nowa ngo abari bufunga, Nowa yari kugirira imbabazi abantu, kavuga ati ubwari ngiye ufite urufunguzo, ngaho nimwinjire, n'ubundi twarabanye, twarasangiye, twageze dute, ngaho nimwinjire. Ariko Imana yaramubwiye ngo injira mu nkuge, irangije abarigira gute, abari ifunga umuryango. Hari abantu bajya babaza ikibazo ngo ngo barunaka na barunaka ngo bazarimbuka. Nimushaka mube muhuje mu gukora ibibi muri benshi. Kureba ngo ku isi ngo hari ababwiriza butumwa, ngo hari amatorero menshi, ngo ubwo bose hari uwigeze kumbaza ikibazo ngo barunaka mu itorero ryabo baradefuriza, barunaka mu itorero ryabo bakora za meshi bazigeze iriya, iwabo ntibaca abantu, bahinduye imisatsi, inzara z'iwabo ziba zigeze, ndetse ngo n'ikimenyimenyi n'abapasiteri babo iminwa yabo baba bayigize ingohe barazogoshe, ngo ubwo aba bantu bose ngo Imana izabarimbura. Ariko Bibiliya iratubwira ngo niba Imana itaragiriye impuhwe isi yo ku bwa Nowa, ntigirire impuhwe abo ku Sodomo n'i Gomora, ngo mutekereza ko abantu b'iki gihe ari Imana yagirira. Noneho by'umwihariko twebwe twaramaze no kwakira Kristo, dufite n'ayo mateka yose y'ibyabaye, kandi ngo bigomba kutubera kabarore, sibyo? Ni ukubwira rero ngo nimba dufite ibyo tureberaho mu rugendo abantu bakoze bakananirwa bagacika intege, ntabwo dukwiriye kugwa aho baguye. Ntabwo bikwiriye. Ukuvuga ngo twirinde. Bibiliya umuwanditsi w'igitabo cy'Abahebuza ngo mwirinde, ngo ahari kugira ngo namwe mutabasha kuba mwaba muri babandi batashoboye gushikira rya sezerano basezeranijwe. Ijambo ry'Imana muri cya gice nahoze nsoma cya 6 ku rwambe rwa Korinto, umurango ubanziriza wa wundi, umurongo wa 9, ntimuzi yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana? Ibyo bintu ntabwo mubizi. Niko Pawulo ari kubaza, arabajije abakiranirwa nimwishuke. Iryo jambo niryo ryiyongeraho. Yego, abuze gusoma no mu ntuza ariko twumva. Rwambe rwa Korinto 6 umurongo wa 9, yego, ntimuzi yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana? Ntimwishuke. Yego, abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Urakoze cyane.
si amagambo ya Bibiliya, ni amagambo y'Imana. none se si bemera yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana? Ni n'amagambo yanditswe na Pawulo wa wundi bavuga yuko atemeranya n'amategeko ngo twagezeyo. Yes, twaratsindishirijwe, ni byiza. Ariko aba bantu bavuzwe hano ntibazagera gute, ntabwo bazaginjiramo. No mu gitabo cy'Ibyahishwe ayo magambo arahari. Muri urwo rurembo ntihazingiramo icyanduye cyose. Yego rwose. None se uwabivugaga ko muri urwo rurembo hatazingiramo icyanduye nuko yari ayoboye ko Yesu yaje? Yashuwa yaratupfiriye, ndabyemera, yacunguye abantu, ni byiza. Yewe nta nubwo ijuru tuzarihabwa nuko twubahirije amategeko. Oya, ntabwo amategeko ari yadukiza, babyumve, kuko mu nyigisho natanze nimba narabisobanuye neza hari ntibabyumve cyangwa se bakabatanga nabyumve. Reka nongere nsubiremo, ntabwo isabato twayihawe kugira ngo ituremerere. Isabato ntikwiriye kuturemerera. Isabato ntabwo ari umutwaro Imana yarunze ku bantu. Isabato ikwiriye kuba iy'umunezero. Niko Bibiliya itubwira mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 58. Wahadusomera. Yesaya 58. Dusomere aho ngaho rwose, kuko ntabwo twahawe iri tegeko cyangwa n'andi mategeko ngo aturemere. Tugomba kumenya agaciro ko kumenya ngo twabatuwe ku mategeko duti. Nuhindukira ntukandagira isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, abo ukita isabato umunezero. Yego. Umunsi w'iteka ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha ntubikigenge, ntubishake ibyo kwinezeza, ntubivugire ibyo ushaka ku bwawe, ni ukuzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Yes. Rero Uwiteka arashaka ko isabato itubera umunezero. Uwiteka arashaka ko tumenye ko umunsi w'isabato ari umunsi w'icyubahiro cy'Uwiteka. Amen. Ntabwo ikwiriye kuba umuzigo. Ubundi se reka nze mbaze umuntu mw'ikibazo. Isabato ni umuzigo ku muntu ite kubera iki iryo niryo tegeko ribaye umuzigo, ribaye umutwaro ku bantu. Nyamara mu nsengero z'iwanyu uwashingiwe uwishingiye baramuhagarika, baramuca bakamujugunyiri. Hari amadini ahagarika ngo amezi 6, ahagarika amezi angahe uwishingiye. Abamuherekeje nabo bagashyirwa mu mugayo. Urimo uranyumvira? Iryo noneho ni n'ikintu ubona ari akantu kari simple, ni akantu koroshye cyane ku buryo n'uwishingiye utanakagombye no kuba wamuhagarika, kuko nta n'itegeko rya Bibiliya rihari rimuhagarika. Nicyo nayo ngiye kuvuga. Yesu yagonganye n'abafarisayo muri Matayo igice cya 15. Aravuga ati ibyanditswe byabavuzeho ko ubwoko bubunshimisha iminwa yo ku mitima yabo ikamba kure, bansengera ubusa. Niko ijambo rivuga umurongo wa 9 n'uwa 10. Kuko amategeko bigisha ari amategeko y'abantu. None Imana itanze itegeko ryo kuruka isabato. Isabato ihindutse umutwaro wo kudakurikizwa. Ariko umuntu wishingiye nk'uko bivuze, ntaho tubibonye mu mategeko. Umuntu wambaye ukuntu cyangwa utambaye igitambaro neza mu mutwe, yego, ayo mategeko arakomeye cyane mu idini kuruta uko amategeko Imana yatanze ameze. Ubwo se ntitubaye abafarisayo yuko amategeko y'abantu ariyo dusimbuza aya mategeko y'Imana, kuko yarabivuze murafata amategeko y'Imana mukayasimbuza amategeko y'abantu. Ibyo abantu bategetse nibyo mushaka kumvira kuruta itegeko ry'Imana. Reka nkubwire wowe babwira ngo ntugitwagwa n'amategeko, barakubeshya. Kubera ko ukubwira ko udatwagwa n'amategeko uyu munsi ni uri kwirirwa kubwira ngo nudatanga icya 10 n'amaturo uravumwa wa muvumo, ngo ishyanga ryose ko mungana ngo muravumwa wa muvumo ngo mwanyimye ibyanjye. Ejo mperutse ko umupasiteri yigisha abwira abantu ngo niba mutaratanze icya 10 nimugenda mu kirihe, nimumara kukiriha mwongereho n'inyungu z'icya 10 mwakagombye kuba mwaratanze. Ngo niba atari uko mubeze ngo ntimuzarenga kuri bariyeri y'Imana ivuga ku cya 10 ngo mwinjire mu ijuru. None ikibazo, ubwo iryo tegeko niryo ryoroshye kuruta isabato ikubwira ngo ruhuka. Ibaze nawe, we barakubwira ngo ruhuka ku isabato, usenge, ushime, uramye Imana, utireka reka. None ndakuzaniye ngo nudatanga uravumwa wa muvumo. Birirwa bari kubabwira ngo muzane ibitambo bikomeye, ngo ibitambo bibyibushye, ngo Imana ibagirire neza. Wa muntu wowe Imana isaba gusenga ku isabato ukayiyambariza ku giti cyawe, nayo iriya Mana barimo barakubwira ngo banzu ihereze ibiguzi ibone igira icyo nawe yaguha.
ubanza uyihereza inka yawe, ubanza uyihereza imitungo yawe, uyimarire amafaranga yawe ngo nayo ibone izigukiza. Umuntu arakubwira ngo urakennye, urashonje, ngo nta kazi ugira, ngo tanga amaturo hano ngo Imana iguhe akazi, ngo Imana igusinyire sheke, ikwatsa n'utwo wari ufite